Bene data nshuti, ndagira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. N'ubundi turaganira kuri rya jambo turiho rivuga kwizera. Ndagira ngo dusenge Imana. Mana y'icyubahiro, turagushimye. Ijambo ryawe rikomeze kutwubaka, kandi umwuka w'Imana asure buri wese kugira ngo amenye icyo umushaka muri iyi minsi ya none. Dufashirize rero mu ijambo ryawe, kandi tugubwe neza ku bwaryo. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data, ndagira ngo tugaruke ku ijambo ryacu. Ijambo dufite turi kuganiraho ryitwa kwizera. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu Baheburayo ibice 11 n'umurongo wa 6. Haranditse ngo, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, ikagorora abayishaka. Kwizera rero utayizera ntushobora kuyinezeza. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Birasaba kwizera. Ndagira ngo turebe intambwe nke zijyanye no kwizera, hanyuma tuzagenda tuganira kuri buri ntambwe uko umwami Imana azadushoboza. Intambwe ya mbere cyangwa se icyiciro cya mbere cyo kwizera ni icyo twakwita karemano, cyangwa se kwizera umuntu avukana, aba yaravutse agasanga afite uko kwizera. Uko kwizera kugirwa n'abantu bose, abantu n'abataramenye Imana bagira bene uko kwizera. Umuhinzi asohora imbuto, akagenda akayishyira mu murima we, akizera yuko ibyo yahinze bizera. Niba ari imbuto y'amasaka, akagenda akayitaba mu butaka, ariko akaba yiringiye ko igihe kizagera amasaka akamera, hanyuma akazasarura. N'izindi mbuto nk'uko muzizi. Rero uko kwizera kugirwa n'abantu bose, ariko ni karemano. Hari umuntu ugira ibitekerezo bye ku giti cye, akagira ibyo akora, akagira ibyo atunganya, kandi bikamuhira bikagenda neza, ariko nta Mana ibirimo. Ashobora no gutekereza ko ibyo ari bukore by'ibyaha biri bumuhire, kandi koko bikamugendekera neza, ugasanga bikuyemo inyungu nyinshi, ariko nta Mana irimo. Ko kwizera nako kubaho. Intambwe ya kabiri cyangwa se icyiciro cya kabiri cyo kwizera ni ukwizera guheshwa no kumva ijambo ry'Imana. Uku kwizera niko kw'aba Kristo biringiye Kristo, bamumenye, ariko bakumva ijambo rye bagahindura n'imigambi yabo. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 12, haravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore, ahubwo ni Imana yababyaye muri uku kwizera. Rero iyi ni intambwe ya kabiri. Intambwe ya gatatu ni ukwizera nk'impano. Ni impano itangwa n'Imana, kandi uko kwizera gukora ibitangaza. Nta muntu wajya kubisengera ngo arasaba impano yo kwizera ngo bikunde. Ni Imana ubwayo yishyira mu muntu, akabona afite uko kwizera. Uko kwizera urambika ibiganza ku barwayi ukabona barakize. Uko kwizera gukora imirimo n'ibitangaza, kubera yuko ni ukwizera nk'impano Imana iguhaye kugira ngo uyikoreshe kugira ngo yungure itorero. Kwizera kwa kane cyangwa se intambwe ya kane ni ukwizera kubeshaho umukiranutsi. Tuzagira umwanya wo kubiganira. Ijambo riratubwira ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Rero bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nk'uko twasomye ijambo ry'Imana hari mu Baheburayo ibice 11:6, havuga ko utizera bidashoboka. Ntabwo bishoboka ko yanezeza Imana, kuko ntiyizera ko iriho, ntiyizera ko ihari, ntiyizera n'ibyo yavuze, ntiyizera n'uwo yatumye umwana wayo ari we Yesu Kristo. Rero ndagira ngo mbwire ngo ukwiye kwizera, kandi kwizera kwawe ntikube konyine, kukagira n'imirimo. Tuzagira akanya ko kubivugaho, yuko kwizera guherekezwa n'imirimo ijyana n'uko kwizera. Kwizera iyo kuri konyine ntacyo kuba kumaze. Umuntu agomba kwizera akatura,
akavuga icyo yizeye akakibwira abantu kandi akagihamya kugira ngo nigisohora abantu bazamenye ngo kiriya ni cya kindi twabwiwe n'Imana, yatubwiye yuko Imana izamukorera kandi koko giturutse ku Mana. Rero nujya gusenga Imana ntukayisaba akantu gatoya, uzajya usaba ikintu gifatika kugira ngo nushima Imana abantu bose bayihe icyubahiro bavuga bati koko byakozwe n'ukuboko kw'Imana. Hari imirimo imwe n'imwe n'abavandimwe bagukorera, ababyeyi bagukorera, inshuti zagufasha. Ibyo ntukagiye rwose kubisengera no kubisaba Imana kuvuga ngo urabyizereye. Niba ufite amafaranga akaba ari cyo wabona yagura, kigura ayo mafaranga, genda ukigure. Ariko ikintu udashoboye, ikintu kikurenze, uzacyature. Niba ukizeye ubwira abantu uti nyamara nizeye iki, Imana nikigukorera izarushaho guhabwa icyubahiro. Ndabashimiye rero kuri mugoroba kuko mwateze amatwi ijambo ry'Imana. Tuzakomeza ubutaha. Reka dusenga Imana. Turagushimye Imana y'icyubahiro kubera yuko ari wowe utanga kwizera. Nta muntu wabyihingamo, nta muntu wabyishakishamo ngo bikunde, ariko ni wowe ujya utanga impano, ni wowe ujya utanga uku kwizera kuko umuntu amaze kumva ijambo ryawe. Reka rero ubwoko bwawe buri wese umugire neza kandi imbaraga zawe zikomeze kubana n'abakwiringira. Urakoze Mana kuko ubyumvise, tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Ndabashimiye rero, mwari kumwe n'inshuti yanyu Pasiteri Manirafasha Pascal.